Ibi byaba biteye agahinda cyane koko. Ibi bintu biri kuvugwa niba ari ibyo byaba biteye agahinda, kumva abana b'abanyarwanda bagenda bapfa bacwa kuriya mu buryo bumeze gutya na gutya. Ibi dukeneye amahoro mu gihugu cyacu, dukeneye amahoro, abakobwa bakarongorwa, abagabo bagashinga ingo, abasore bagashinga ingo, aho kugira ngo tubone abana birirwa baterwa inda kubera kubura imiryango. Dukeneye yuko abasore b'abanyarwanda bicara bakanezerwa, aho kugira ngo birirwe bazirerizwa, babaho nabi, bagira gute. Ibi bintu biteye agahinda. Muri kumva ibyo bintu biri kubera aho ngaho muri Kongo. Ubu Kongo uri kuvuga iti none uri kwigamba iti twishe umubare uyu n'uyu w'abanyarwanda w'abasore b'abanyarwanda n'aba M23. Ibi bintu rwose tubikurikire neza turebe, birababaje cyane. Bakunzi bacu, bakunzi baca no kuri Ganza ndetse no kuri Tsinda, twongeye kubasuhuza aho muri hose. Abari mu Rwanda mukomere cyane, tubahaye ibiganza, ndetse mwese hirya no hino ko mudukurikira turabashuhuje. Hari n'abandi banyarwanda bari hanze, rero mwese ni benshi cyane abanyarwanda bari hanze rwose, ntago twabaterana cyangwa tureke kubazirikana. Twese mbabwire ngo abo turi ku rugamba rumwe, tubabwire tuti dukomeze urugamba kandi dukomere ku muheto. Uyu munsi rero tugiye kuganira kuki? Tugiye kuracyari mu baturanyi hano. Ndabona hano Kongo yakamejeje, irimo iravuga ko yishe ngo abasirikare ba M23 ndetse ngo n'ab'u Rwanda. Ubundi Kongo irwana na M23 ivuga ko iri kurwana, iri kuvuga umubare mwinshi cyane w'aba basirikare b'abanyarwanda M23. Urabona ko igaragaza umubare mwinshi hano, nkuko turi bugende tubigaruka aha ngaha. Ni urugamba rero bari kuvuga ati ni urugamba rutoroshye, tumaze iminsi dukubita M23 rero bikaba bimaze iminsi bivugwa, ariko ubona ari amakuru agenda hwihwiswa hirya no hino ku mbuga, ku bantu ku giti cyabo. Nta binyamakuru birabyemeza mpuzamahanga cyangwa iki, ariko ubona ko hari akantu kagenda kajongeramo nyine, kagenda kavuga ati, reba bavuga bati Makenga niba bavuga ngo yarapfuye yarageze, n'abandi bari bari kumwe, ukabona ari ibintu bigenda bihwihwiswa. Bino rero ni ibintu byo byose, niba ari ibintu byo kubeshya, ngira ngo bizakemurwa n'iki? Bizakemurwa nuko nyine ba nyir'ubwite bavugwa bazaba bahari. Burya iyo umuntu ahari akagenda akavugana n'itangazamakuru akamubona cyangwa agahagarara aho yari ari, ubona ko umuntu ahari koko. Nibyo rero Kongo FARDC urabona ko iri kwiga, yari imaze iminsi ubona iri muri silence cyane. M23 iri kuzamuka ivuga iti twafashe imisozi n'iyi, ariko Kongo ubu ngubu iri kuvuga iti uyu munsi twavuniye ku mavi, niko iri kugenda ibivuga. Urabona ko iri kwivuga imyato. Ni intambara rero ubona iri gukora cyane, ndetse irimo na politike nyinshi na diplomasi nyinshi cyane. Ubona abanyamerika bati tuzatera inkunga, ubona ko abanyamerika bashyigikira nka ambasaderi wa Amerika muri Kongo. Mwumvise uko aho ahagaze, mwabonye ni ibintu byinshi cyane nyine uri kubona ko Kongo isa n'ishyigikira. n'Uburusiya nabwo buti turabushyigikira niwemeza kuri kurwana n'u Rwanda ku mugaragaro. Hano rero uko biri kugaragara hano, ni ukuvuga ngo FARDC iravuga ko yishe abarwanyi 27 ba M23, ifata ibikoresho n'imiti byabo. Nicyo kiri kuvugwa hano cyane. Noneho igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC kivuga ko kisha abarwanyi 27 b'umutwe witwaje intwaro wa M23 mu mirwano yabereye muri teritwari ya Rucuro. Kivuga ko kisha abarwanyi 27 b'umutwe witwaje intwaro wa M23 mu mirwano yabereye muri teritwari ya Rucuro, gifata ibikoresho n'imiti yabo. Bivuga ko cyafashe ibikoresho n'imiti yabo. Hari ibintu twagiye tubona kuri internet, ni kuri twagiye tubibona ku ma groupe WhatsApp naye bigenda bigira, ubona ngo bari mu myumba bageze no mu birinda aho bari ho badepaga imyumbati yo kurya n'ibindi. Ukabona ko FARDC rwose ivuga iti twagakoze uyu munsi. None amakuru aturuka ku rwego rw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru avuga ko muri iyi mirwano yabereye mu gace ka Ntamugenga no mu nkengero zako, ibikoresho byafatiwemo birimo imbunda 5 za A4, ni AK-47, icyombo n'ingofero z'ubwirinzi arizo za casque. Umuvugizi w'ibikorwa bya gisirikare bya Sokora 2 Lieutenant Colonel Ndijije Kayiko, niba ari Kayiko Guillaume, yabyemereye itangazamakuru ati FARDC bagabye igitero
Kigali kuri M23 ni M23 akatire Rwanda, M23 akatire Rwanda. Muri Ntamugenga inteko yari kubohora centre ya Ntamugenga kandi byakozwe. Ni ukuvuga rero ngo intego kwari ukubohora centre ya Ntamugenga ati byakozwe. Hano rero ahangaha baravuga bati ni M23 Rwanda. Ni hari yeka ko kwandika ibingibi ari uko Kongo komeza ishinja u Rwanda yuko kuko mwaranabyumvise na Monique niba ari Monique niba ari Monesco hariya ivravuga iti ntago abasirikare barwana hariya rwose ati nabantu bikomporuta nk'igisirikare cy'igihugu, nantu bari bien équipé, n'abantu bahagaze nk'igisirikare cy'igihugu, bafite za morutiye za machine gun, bafite ibikoresho byose bishoboke bihanura indege n'ibigize bite bigaragara ko bakomeye. Ni ukuvuga rero nibyo bakomeza avuga ati amakuru aturuka mu rwego rw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru avuga ko muri iyi mirwano yabereye mu gace ka Ntamugenga no mu nkengero zako ibikoresho byafatiwemo birimo imbunda 5 za AK-44, icyombo n'ingofero z'ubwirinzi arizo za casque bya bigofero bikomeye cyane. None umuvugizi w'ibikorwa bya gisirikare bya Sokoratu Lieutenant Colonel Ndijije Kayiko Guillaume yabyemeye cyangwa se yabyemereye itangazamakuru ati FARDC yagabye igitero Kigali kuri ni igitero Kigali, igitero ntago ari Kigali ni igitero gikomeye kuri M23 Rwanda muri Ntamugenga. Intego yari ukubohora centre ya Ntamugenga kandi bakavuga ko bayibohojeho ko byakozwe. Colonel Ndije yakomeza ati mu musaruro w'ibi bikorwa umwanzi yahunze, twamenye ko 27 b'uruhande rw'u Rwanda na M23 bishwe. Bavuga ko 27 mu ruhande rw'u Rwanda na M23 ngo bishwe. Intwaro z'umwanzi zafashwe zirimo 5 za AK-44, 1 RPG, ibikoresho by'ubuvuzi, radio na Motorola, ingofero n'ibindi bikoresho by'igisirikare byakorewe mu Rwanda. Bavuga ko byakorewe mu Rwanda. Ku rundi ruhande rwa FARDC, Colonel Ndije yasobanuye ko hakomeretse abasirikare 2 bakaba bari kwitabwaho n'abaganga. Ku ruhande rwabo ngo hakomeretse abasirikare 2 akaba bari kwitabwaho n'abaganga. Ati ku ruhande rw'igisirikare abasirikare ba FARDC 2 b'intwari bakomeretse bakaba bari kwitabwaho n'abahanga bacu ubwo n'abaganga babo. Imirwano FARDC ivuga ko yiciyemo abarwanyi 27 ba M23 yatangiye kuri uyu wa 30 Kamena 2022 nyuma yaho uyu mutwe witwaje intwaro u Rwanda rushinjwa gufasha utangarije ko wafashe ikibuga cy'indege gito cya Rwankuba n'ibitaro byari hafi ya Ntamugenga. Ni ukuvuga ko rero icyo kibuga cy'indege naho ngabo bavugaga bashaka kubohora nyine, urumva ko ariho bari kurwanira kugira ngo bahabakure. Nta cyo mu bintu turitangaza kuri iyi mirwano muri Ntamugenga. Aha rero ni ikinyamakuru cya hano mu Rwanda tumenyerewe cyandika mu Kinyarwanda, Giswahili ndetse n'Igifaransa bita bwiza.com, nicyo turi gukesha iyi nkuru tubabwiye none ahangaha yuko uko ibintu hari byagenze nuko ibintu byadogereye, nuko M23 bavuga ko yakubiswa ariko bakavuga ko ari M23 bati n'abasirikare ba M23 n'abo Rwanda bagera kuri 27 bavuga bati bahapfiriye. Ibingibi rero nibyo tukuye ahangaha muri iki kintu. Ni ibintu rero bibabaje cyane. N'abarindwi b'umutwe witwaje intwaro ya M23 yabereye muri teritwari ya Rucuru n'ibindi. Ibi rero nibyo tujya tuvuga, ni ibintu bibabaje cyane. Niba ko ibi bintu ko turi kubibona biri guhitahita ari byo, turi kubona imirambo y'abantu benshi cyane bapfuye. Hari aho nageze kubibona babashyize ahantu badanduye, kabona ari ibintu bibabaje. Harya ni Kofi waririmbye les Africains tuer les Africains, abanyafrika bica abanyafrika, abanyarwanda bakica abanyarwanda, abakongomani bakica abakongomani, abaki ariko
barwanira iki se? Barwanira iki? Kuki batabana mu mahoro? Ibi bintu rero muri rusange ndakubwiza ukuri, ibi bintu ni ibintu tuvuga ko bibabaje kandi biteye agahinda. Twongere tubisubiremo, ni ibintu bidagakwiriye kugira gute. Ntabwo ari ibintu byagakwiriye kuvuga ngo twakwiriye kwicara ngo kwishimira yuko bene wacu bapfuye. Ndavuga abanyafurika bagenzi bacu, abanyarwanda bene wacu bari kugwa muri biriya bintu byose. Niba nguko Kongo iri kubivuga ariko bimeze, itabanyarwanda n'iki byose n'abaye mu Venezuela byabibabaje. Kuko kubwira nk'umunyarwanda turebe nk'urugero rw'abagabo. Niba ibarura rimeze neza, ntekereza ko nirihe barura baherutse kuryarira bavuga bati abagabo bari munsi y'abagore, kuko abagore barenze 50%. Urumva rero ko abagore barenze 50%. Abagabo bari munsi ya 50%, abagore barazamuka hejuru ya 50%. Bishatse kwerekana ngo ni cya kibazo cy'urubyiruko rwacu rw'abagore, kugira ngo babe babona abagabo nabo banezerwe n'imiryango yabo. Hari byinshi rero by'influence impfu z'abagabo. Icyo gihe byanze bikuze iyo hapfiye mwabo ngabo hari ababataye abagore, hari abasore bakagombye kuba bari kurongora abo bakobwa ntibabindaya cyangwa bandagare cyangwa birwe bahere kwishyiga. Mu gihe cyose haba hariho ibikorwa byiza bibanisha abantu kugira abantu bahore bari mu ntambara. Noneho rero icyo gihe bapfuye n'ubundi imibare y'abagabo bagumya kuba bakeya. Burya muri rusange ni ibintu ngira ngo ni histoire, ni ibintu byigwa cyane bizwi yuko burya muri rusange iyo urebye abagabo akenshi bakunda kugira gute, bakunda guhura n'icyo kibazo cyo gupfa kubera akazi gakomeye karemereye, izo ngamba barimo z'igisirikare n'ibiki no kuraswa n'ibindi ubona bagenda bakora bigiye bituma ubuzima bwabo bukunda kujya mu kaga. Ku banyarwanda rero ngira ngo si n'icyo gusa, ngira ngo muzarebe ibibazo urubyiruko rurimo bishingiye cyane cyane ku bushomeri. Ubushomeri ni bwinshi mu Rwanda. Kuba rero ubushomeri ari bwinshi mu Rwanda bigatuma abanyarwanda benshi kwakunda umuntu yagombye kubaka urugo rwe ngo rukomere, yagombye kubaka umuryango we ngo ukomere, ugasanga abasore benshi ntago bashaka kurongora ahubwo barashaka gutera inda. Niyo mpamvu uzasanga abana hirya no hino batwite ari abatagejeje ku myaka. Uramutera inda rero ari umwana, noneho akazagenda akajya kugira gute, ukazashiduka wagiye muri gereza ugasanga ariyo mpamvu zuzuye abantu, zaruzuye abatera inda abana bagira gute. Abana benshi urasanga ku gasozi bahetse umwana. Yari yahetse umwana, tujye tunazirikana ko haciye umwana hanaca sida. Sinzi rero iki kintu cya sida ukuntu cyaba kimeze. Abantu mbona bahetse benshi batarwaye sida mu Rwanda, ntekereza ko yabitahaba, yaba ari icyuka sida yabitabaho. Kuko kurikije ngewe ibintu mbona muri Rwanda cyane cyane by'ubusambanyi, ndakubwiza ukuri ko ibi bintu biteye ubwoba. Ibi bintu biteye ubwoba mu by'ukuri. Rero ndababwiza ukuri, ibingibi turimo turi kureba cyangwa se twumvaga ahangaha ni ibintu bishingiye kuri ibi bintu bya Venezuela na hariya. Njya mbabwira nti ibibazo u Rwanda rwagiranye na Kongo ntabwo ari ibibazo byagombye kubaho. Ibibazo u Rwanda rugirana n'Ubugande ntabwo ari ibibazo byagombye kubaho. Ibibazo by'u Rwanda n'u Burundi ntabwo ari ibibazo byagombye kubaho. Ntabwo wagombye kwicara ufitanye ibibazo n'umuturanyi. Muhagombye kwicara mwumvikana ukagerageza, ariko ubona byanze ntabwo mwajya mujya mu miryango mujye kurwana. Ni kimwe rero n'abanyarwanda babana imbere mu gihugu, ntabwo bakagombye kugera aho bajya kugera aho barwana bavishanya amaraso cyangwa bicana. Kuko kwicana kw'abanyagihugu ni uguhomba kw'abanyagihugu. Uzare umuzungu yaguye ahantu barakurikirana ibye, ukazasanga ari n'igihe icyo gihugu binagendeye igihugu kihahuriye n'ibibazo kubera umuzungu umwe. Ariko uzarebe miliyoni z'abanyafurika zirapfa. Abanyafurika bari gupfa barwana iwabo, bari gupfa bishwe n'igitugu kigiye kiri mu bihugu byabo, barapfa bishwe na bene wabo bashimuta, baburiza irengero n'ibindi, barapfa bagwa mu mazi bari guhungira i Burayi ngo bajye kuhashakira ubuzima. Nabivuze kare, kera habaga traite négrière, abirabura bagatwarwa nk'abacakara. None abirabura barigemura ngo bajye kuba abacakara. Ubu rero babanyuze kuba benshi, abacakara babaye benshi. Bamaze kuba benshi ubu ngo barasagurira iki? Bati mubasubize iwanyu mubajyane mu Rwanda bo kuba benshi.
sinshatse kuvuga ko bari ari abacakara, ariko ibyo ari byo byose ntekereza ko hari abo tujya tuganira benshi n'ubundi bone ko babafata. Burya akatari iwanyu ntago haba ari iwanyu reka. Burya ngo umuryango uwuvukamo ntago winjiramo. Iyo ugezemo utarawuvutsemo n'ubundi uhora, ngira ngo murabizi, utagira uvuga ngo mvuze umuryango we. Hano ndabona ibintu by'amakomanteri menshi FARDC zikwikina rwego bisha abarwanyi 27 ba M23, uvuza aba M23 gusa utavuze n'abavuga ko ari aba RDF kuko babivuze icyarimwe. Muze gukurikira RFI murumvamo bavuga ko M23 yanyomoje ayo makuru. Ikindi bakaba bagifite bya bitaro ndetse n'ikibuga cy'indege bafashe. Iyo niwe bita ngo Dorane Sini Karisti. Noneho hano haravuga hano M23 iri gufata hospital abandi ngo bafashe imiti. M23 yatweretse Brende Rokobuteri bahanuye Rumangabo ikibuga cy'indege. Hano rero ntago ubungubu kuri Facebook washyira abantu barashwe cyangwa bapfuye. Facebook itibigira ibiti bifunga. Nagiye mbibona ku magurupe WhatsApp bira ibintu bibaye ari byo biteye inoza, biteye ubwoba cyane bira ibintu biteye ubwoba. Hano kinyamakuru cyagiye cyerekana n'ibyo bintu kivuga byagiye birekiperwa. Ibyo byo koko twagiye tubibona bararwanye abakongomani by'ibifaru babivamo baragenda bigenda gutyo. Urugamba rega ruri nk'urusimbi, urugamba niko rugenda burya. Ntawe uvuga ngo narashe cyangwa nageze gute. Akenshi biterwa n'uwo muri kurwana wari we. Hari igihe nyine yabaho imbaraga nyine ukamurusha imbaraga akiruka cyangwa se akakuzikurusha bikagenda gutya. Muzagende wenda twe turaba civil tuba tubiza, ariko kera twajyaga dukina turi abana, wabona kujuguse cyangwa umujuguse kubise hasi nk'ukubise umutego akabona wuzi ntagaruka. Nibi ngibi niko biba bimeze rero. Yabe byose FARDC nibi bitangaza yari maze iminsi cyane iri muri silence ntago ibintu yabivugagaho. Hano rero turibuka ko uru rugamba rwo muri Kongo ko urabona ko ari urugamba none rusa naho rwiyemejwe rugize, ariko gusa nanone ikintu gitangaje muri politike tutajya twirengagiza kuvugaho. U Rwanda ruravuga ruti FARDC nk'ubu ngubu iravuga iti FARDC irimo irafatanya na MONUSCO ndetse igafatanya na FDLR. Ni ibintu bitangaje cyane ukuntu politike yigira gute yihindura ukuntu ukabona ihindutse ukundi. Ni ukuvuga ngo bajya bavuga ngo uwahigaga agahinduka umuhigo. Ndibuka uwahigaga agahinduka umuhigo. Inama nagiriye abantu muze gukurikira ikiganiro wenda kibanziriza iki ngiki naje kubivugaho cyane hano muri independence, bavuga aho u Rwanda ruvuga ruti nta independence yigeze ibaho kubera ko abazungu byagenze gutya birukana naba. Nanjye rero mvuga ngo kwati kubera ko habaye impunzi abantu barahunze abandi bigenda gutya, abantu bamwe biharira bamwe baheza abandi. Ariko kibabaje nuko n'ubu ngubu FPR nayo ibyinshi muri ibyo ngibyo nayo ibivugwaho. Hariho impunzi nyinshi kandi mu mahame bavuga ko igomba gucyura impunzi, ahubwo abantu bahunga ku bwinshi. Iravuga ngo twashatse ngo ntawe twangiye gutaha. N'abandi nabo niko bavugaga, nabo bose nibavuga namwe mutahe, nabo baravuga ati natwe twangiye gutaha. Urumva rero ko tujura imvugo irasa naho ijya ko bimwe. Ahubwo nanone niba umuntu ari kuvuga kugira ngo ntahindagira tuganire, banza umwumve amananiza agaragare n'isi yose yabone inasinya yuko uwo muntu afite amananiza. Habo mu buryo bwose bushoboka. Banza umwumve urashaka gutaha gute muri rusange, akiri cyo gusaba kugira ngo atahe. Kandi burya na nubo abantu baracyahunga. Nese umuntu ahunga amahoro ko ahunga ibibazo. Iki kintu tujye twicara tukimenye. Noneho rero nibyo narindi kuvuga ahangaha. Urabona FDLR yabanje guhigwa pe. Irahigwa byabanje gute? Byabanje uko ikurikiye amateka uko byumva ababivuga kandi turabikurikira natwe turasoma. Byabanje inkotanyi zirwana na leta yo kwa Habyarimana, ziratera rwose ziturutse Bugande n'ahandi. Byari byose na inkotanyi zari zifite ramforo, zari zifite abazifasha, zari zifite abazitera inkunga, zari zifite kugira ngo rero zibe zakuraho ubutegetsi bwari buriho.
nuko nyine zari zigize gute, zari zifite abazifasha. Tukuvuga ko zakinnye politike mu buryo bwose kugira ngo zibashe gufata igihugu. Hari akantu nigeze kujobekamo mvuga nti birya ibintu bya politike ni nk'umupira ukunda kwidunda kuntu. Igihe cyose uzi ko hari abantu bagufashije, nawe wakagombye kugira amacenga yuko hari abantu bashobora kubikorera uwo muhanganye. Niyo mpamvu iteka ryose kugira ngo wumve ko uri stable mu gihugu, wumve ko uhagaze neza kandi wumve ko igihugu gitekanye, unumve yuko hari aho uri kuganisha igihugu cyawe, wakwirinda kugira umuntu mugize gute muhanganye muri urwo rwego nk'urwo wakoresheje. Niko ngiye mbibona. Wakwirinda kugira abantu ufata nk'abanzi bawe muri rusange, ahubwo ugakereye uburyo mu b'inshuti mwese mugasigara muri hanganye muhanganye ku byo rubanda rubabwira. Rubanda rugatora toto FPR none kubera iri kutubwira ibintu byiza. FPR jyaho none FPR yadukoreye nabi, ntago tuyishaka, dutoye imbera kuri kubera ariyo twumva dushaka. Imbera kuri turabona iri kutubwira ibintu tutari kumva neza, dutoye abangaba gutya na gutya bakihitiramo. None se barumva abademokarate n'abarepublike bita nabanzi. Nk'ubu ngubu bishobora kugutangaza ejo bundi John Biden n'ishyaka rye batsinzwe, Trump akabagarukana akavuga ati sinababwiye, dore mugiye muri Ukraine murayigabye, abantu barapfuye bagize gute, mutsinzwe intambara yabo bitewe n'ukuntu Ukraine bazaba batsinzwe, Putin azaba yabakubitanye na OTAN, wenda byarangiye Putin yafashe igihugu Ukraine yose. Noneho rero ukazasanga abo ngabo bahise bagarukira muri cyacyo cyo kwerekana imikorere mibi, banerekana wenda bati twahombeye ibi n'ibi kubera iki, kubera ko mwakoze nabi. Nuko nk'uko ibihugu biba bigomba kubana mu baturage babo, kubera iki se twebwe bitunanira? Abafaransa wigeze ubona barwana, abaki bose, ibihugu byinshi ibihugu ubona byateye imbere kubera iki? Byabanje guhura n'amateka mabi ya kera mu gihe cy'abami cy'abama Revolution Française n'ibiki, habaho ibiki hirya no hino. Ariko urareba ubu ngubu ukuntu ibintu bimeze, urabona ko twebwe tugenda dusigara inyuma nk'umurizo, nkaho twakagombye kubigiraho. Kuki tutabigiraho? Habura iki kugira ngo tubigireho? Ni ikintu twebwe twagombye gushyira en question, tukibaza tukanisubiza. Kuki twibwe icyo kintu kitaba? Noneho ngo turebe uburyo iyo rero burya ngukereye abanzi bawe uba wamaze ubundi ubutegetsi twakwita ko ari ubutegetsi bubi, cyangwa se ubutegetsi bw'igitugu, cyangwa se ubutegetsi budakora abaturage. Ubwabwo nibwo bwiremera ababurwanya. N'umuntu ku giti cye niwe wiremera abamurwanya. Burya umuntu ashobora kutakurwanya kubera ko abona ko ari we wakoze amakosa, ahubwo akazahindukira akaba ari we gusaba imbabazi. Ariko igihe abona ko hari ukuntu ari we uri kumukorera amakosa, byanze bikunze muhora mugireze gute, muri guhangana muhangana. Nyambo tuvuga rero kugira ngo intambara zihagarare mu Rwanda cyangwa abanyarwanda banyine mu mahoro, nuko icyo kintu cyitwa abanzi b'igihugu cyangwa abantu banga igihugu, cyangwa icyo kwirirwa twita abantu amazina ibi n'ibi, ibyo ngibyo byahagombye kurangira, ubwo abantu bose abanyarwanda bose aho bari bakicarana tukareba ku kintu cy'ikibazo cyakemuka amahoro. Iyi nyigisho ntekereza ko nayiha abantu muri FPR, cyakora nshobora kuyihera aba bana. Ndababwiza ukuri, nk'aba bana bari muri njya mbwira abana tungana cyangwa se abo ndutaho gatoya, yuko bakagombye kujya begera ababyeyi babo, ndavuga ba se na ba nyina, bakabwira bati murimo murasaza. Bamwe bafite imyaka 60, 70, 80, ni ba basaza bagize gute bakiryamye ku njyango bitekerezo yabo. N'abandi sabo ngabo no muri opposition n'ahandi bose bakajya abana abajene, abantu bakiri bato, mukumvirize by'ababyeyi banyu, mwakumva ari ibintu bizaduhoza mu bibazo nk'ibi ngibi, mukajya mubabwira muti rwose wapi ibi ngibi nibyo. Bano muri FPR rero namwe bano turi gufatikanyije urugamba, twagombye kureba icyo kintu. Noneho rero ibibazo turi kuzurungutanamo, reka tubishyire antete nka FPR inkotanyi, kuko iri ku butegetsi ubu ngubu, niyo mvuga ntiyifite akagozi kaziritse amahoro. Akangakisha no kuvuga ngo niyo ikizingi twavuga igifita ikipfumbase, icyo twita amahoro. Ipfumbuye rero, yipfunduye ikiganza, ikarambura amahi, ikayasaranganya mu bantu bose, ibintu byagenda neza. Ariko igihe
cyose tuzahora duhangana mu ibi ngibi, baba bari gusiga iki? Bo bari kugenda. Umuntu ugeze mu myaka ingahe birenze 60 aba arimo agenda avamo. Ikibazo rero waba ari gusigira uwo murage ninde? Abana banyu ngira ngo murabyumva. Ni mwebwe muri gusigarana uwo murage. Ni mwebwe muzasigara mu Rwanda iki izo ntambara tuba turi gushorwamo. Intambara ziboneka ryari? Nongere bisubiremo, mu gihe cyose utakoze uburyo izo ntambara zitabaho nyine. Intambara baravuga ngo irasenya ntiyubaka. Niba isenya itubaka kandi ugashaka ko izo ntambara zizabaho, wishingikirize ngo muzajya kuzirwana iyo ngiyo muje mubyina insinzi, kubera iki noneho zitaturuka iyo ngiyo zije kurwanirwa iwawe? Icyo nacyo wagombye kugitekereza uti, niba nguruka nkaba nagiriye kuzirwanirayo, sitadirike zishobora no kuza ahangaha. Tusaba Imana ko zitaza ngaho ubwo zagira gute, zahosha, ntizibiriya ntizibe nahangaha ubwo zigahosha, tugashakisha uburyo igihugu cyacu cyagira amahoro. Kuko vrema uko byagenda kose wifuza intambara, nta kintu buri kwifuza, nta n'ubu muntu babukurimo, ahubwo uri kwiteza ibibazo. Wenda nibyo navuze ngo uri kubyina urenga, ariko muri rusange biba uretse kwereka kubwira FPR, ndababwiza ukuri, ibiti yabivuniye mu matwi niho kubwira utumva. None rero hano barakomeza muri commentaire bateri RDC burya ifise ingabo canke aba musiciens utugwi twose twiruka RDC, abasuma bose biruka RDC. Ubundi umusere ahiriwe mu nzu umenyera ko mu gikoni haba imyotsi, uti niko byahoze. M23 icyo irwanira kirumvikana. Hano ndabona arimo za commentaire nyinshi nyinshi gibana n'abasore bagiye kushirira mu intambara pe. Abasirikare ba FARDC barakomeye, nuko abayobozi nibo bari kwisonga. Hari abasore munsi. Ni commentaire nyinshi. Ndabona none hari no wazanye FARDC, ndabona harimo ibyombo n'abazanye nk'ibyombo n'ibiki, ariko harimo n'ibindi ndi kubona ahangaha. Niba ari byo ko bafashe Arrêté offensive de nos forces armées à l'est du pays. L'unité spéciale rwandaise ont pris poudre escampette devant de FARDC, abandonnant des preuves tangibles de leur implication en mode de guise sous l'appellation de M23. Casque, ibintu by'arme n'ibindi ndi kubona basa n'abapostinze ahangaha byerekana n'isezi cyangwa se ibyo bavuga bafashe, ariko hari n'ibyo twagiye tubona byinshi kuko bagiye banyuza ahantu hirya, niba uko byaba ari ibi ngibi. Ariko uko bigenda kose buryo urugamba rufite urutsinda, rufite uko rurwanwa, rufitwe n'uko rurangizwa. Ni ibi ngibi rero twari turimo tuvuga. Noneho tugarukana none ko ibintu bundi byatangiye, ibibazo by'u Rwanda bihora ari ibintu by'uruzurungutane. Narindi kuvuga nti ni ibintu rero biteye kwibazwaho iyi saha, kandi ndababwiza ukuri, utagira ubwoba n'utaba afite ubwenge. Burya ngo utagira ubwoba naga abafite ubwenge. Ibi bintu kuki tutabyibazaho ngo tubitekerezeho? Ese ni umukino wa politike, abanyapolitike bibereyemo, Kisekedi no kuvuga ishyaka rya Kisekedi na FPR bibereyemo? Kubera ko urabona twahereye dufungirwaho imipaka i Bugande, abanyarwanda baricwa, barakubitwa i Bugande, baraswa abanyarwanda bashaka kujya i Bugande. Ariko si Bugande n'u Rwanda bimeze bite? Anko mwikwa muki baragenderanirana, nta munyarwanda ujyayo muri rusange, b'abanyarwanda batoya. Ari byo nyavuga nti abantu bashoboye kuba badukinaho imikino tutamenya, twese wenda abaturage rubanda rutoya rutamenya, abantu bagasigara bikorera ubucuruzi ari ngo bazabe ibihangange n'imiryango yabo kera, rubanda twikumira mu bucakara no mu bukene bukabije cyane. Urareba ubukene buri mu Rwanda, wongere ngo ubukene buri mu Rwanda. Njya mvuga ngo ibi ngibi tuvuga ibintu byinshi ntore hano zikadusimbukana. Nongere nshimira umuntu yari mu YouTuber hano nashimiye cyane, nawe nagezeho njya mvuga amaherezo niba muvuga ko kuvuga ibitagenda mu Rwanda ari ukuba umwanzi w'igihugu, abanzi b'igihugu bazaba abantu benshi. Rwose nawe yagezeyo aho ngagiye gusura umusaza wari washajishijwe n'inzara,
n'umudamu washajwe n'inzara afite imyaka 40 ari kwibaza ati hano nta butegetsi buhaba, ba gitifu n'abaki bose abaturage bamwibwira bati twebwe niyo twavuganye n'itangazamakuru baravuga bati muzagende mukemurirwe ibibazo byanyu n'itangazamakuru. Ngaho wumva ibyo bintu. Nshimire rwose aba YouTuber, mbashimire cyane ubuvugizi mugenda mukora, cyane cyane YouTube zigera ku Banyarwanda nongere mbasabe mwikorera ibintu ubutegetsi byananiwe, mubikore mufashe bene wanyu, mufashe Abanyarwanda barye, ufite byinshi amuheho, n'ufite duke dusaranganye n'undi, kugira ngo atagira umunyarwanda ugupfana, kuko n'ubundi ejo bundi ibintu bizahinduka, Abanyarwanda twese twishime tunezerwe, bityo tuzafatanye uwo munezero mu gihe tuzaba twasunikanye. Babwize ukuri, uzajya wumva ko yarya none, sibyo? Kuburya ubu ngubu kubika ni gakeya, kwaguhenika ibigega byabagaho ni gakeya, ariko uzajya abona uyu munsi abashije kurya akaba yanahaho na mugenzi we, ajya agerageza bakoreshe y'abasaranganye bavuga bati iyi minsi ni mibi ariko turi gutegura iminsi myiza ejo bundi, bityo nsunika uyu muntu. Turi ku rugamba, mwongere muti turi ku rugamba rero mutandukanye bya bintu. Bantu hari abantu bari ku rugamba bambaye amakote, banafunze za karavati, bahanaguye inkweto za congo, bameze neza, mwagendana avuga ngo ngiye ngo ndi kurwanira rubanda, ngo rubabaye cyane. Rubanda yamwirukanka inyuma ati tureka dufatanye urugamba tugenda, ati ngwino. Bagera hariya yabona rubanda akongera akareba kantu kagatima kabi kakaza muri we, ntago wambaye karavati, ntago wambaye kote, ntago wagize, ntago woza n'isabune kandi abizi neza, ntago wayize kaminuza toka, ntago wagize gute, ntago wize maîtrise, nta docteur ufite we, ntago twagendana muri ruga genda aho nari ngukeneye hararangiye, wangejeje ahangaha. Umuntu aracyari ku rugamba agatangira kuvuga ibyo ngibyo. Dufite abantu bafite mu mutwe hato cyane, ndetse ko ngaho hari igihe njya mbareba nkavuga nti abangaba tuba turi kumwe ku rugamba, kandi nabo mu by'ukuri hari urundi ruhande bari gukorera, ahubwo rushaka kugira ngo rukinagaze rubanda. Iyo uje ukirarira kuri rubanda gutyo ukarukinagaza gutyo, bishatse kuvuga ko utari kumwe na rubanda, ahubwo uri gukanda ukandamiza rubanda. Nibyo rero nari ndimo ndi kubabwira. Mu rugamba rero turimo tujye tugera gute, tujye tugerageza kugenda dushungura, sibyo? Abababaye bamenye ngo turagendana nk'abababaye, kandi dufashanye muri kwa kubabara na bwa bucuti bwacu. Ni ibiro nandi kuvuga nti abanyapolitike bakina imikino myinshi. U Rwanda n'Ubugande ubimeranye neza wenda kugira, ariko gusa wenda simbizi ari igihe mvuga ngo bimeranye neza wenda kuko wenda baganira, ariko nkibaza produits z'Ubugande ziri kuza. Ikintu cyatubwiraga produits z'Ubugande ahanini twakundaga kubona nk'akawunga k'Ibugande, twakundaga kubona nk'amata ya Ireland, hari amavuta ya za mukwano twabonaga y'ubuto. Ubu birahenze cyane ibintu bita ubuto mu Rwanda, burahenze. Litiro y'ubuto iragura 4,000, ubuto bw'igihwagari 4,000, 4000 francs rwandais. Urumva ukuntu iri guhenda, ndetse ubu ngubu iranigiye nanazamuka umunsi ku munsi. Ngaho mbwira rero ukuntu ibintu bimeze. Ibyo rero produits zaturukaga Ibugande ubundi ziri kuza zigacururizwa hehe? Ko bavuga ngo ubucuruzi bwarafunguwe, kuko barafunguye, cyabari kutubeshya ibindi bintu tutazi. Uretse se ko reka tunavuge n'ibyo ngibyo. Murabizi nk'amata yaguraga yitaga Nido, akenshi hari abantu bavuga bati tuyakura Kongo, hari yakunda guturuka Kongo, ugasanga uburyo ari kugura hakurya Igoma n'uburyo ari kugura i Rwanda yikubye incuro 1000. Ukumva ahantu utera intambwe, ahantu wanatera ibuye, ariko wahazana ikintu ugasanga kikubye. Abantu rero ku musoro bagenda batwigirizaho nkana, ari umuriro urazamuka umunsi ku munsi ku buryo utamenye n'ibyo uri gukora. Ari iki nta kintu na gito utazasanga ari mu Rwanda kizamuka umunsi ku munsi, ukibaza biri gukorera Abanyarwanda cyangwa niki. Na rero nanone twavugaga tuti kuri bya bintu bya politiki utamenya, nari natangiye mvuga nti Kongo byatangiye, Kongo n'ubundi Uganda n'u Rwanda byifatanya, bifasha uriya Laurent Désiré Kabila, bavuga ni Kabila pera, bakubita Kongo barayifata yose. Bamaze kuyifata ndetse na Kabila wa chef d'état major arakiyobora Kongo, po biza kurangira twumva ngo Kabila yabirukanye, twumva ngo FDL cyangwa icyo gihe ndumva itaritwaga FDL rahari. Ndibuka hari ibyo bita bakora kabije bamwe bari barimo n'ibindi ubwo ngubwo
biza kugirangira bite? Biza kurangira u Rwanda rwirukanywemo, ahubwo abo rwirukankagaho basigara bari gukorana na Kongo. Wumva ukuntu politiki igenda ibimeze. Birangira Kabila apfuye agiyeho umwana, ba bandi bose barereka ipera baraza bajya aho ngaho, bajya ahantu hamwe, uko byabo byagiye bigenda turabizi. Habaho ama operation menshi yo kubahiga, ba Mudacumura barapfa, ba Laforushe Fils Bazeyi, ba Bega n'abandi bantu benshi twagiye tubona umunsi ku munsi, Mutoba bafashwe, abo muri FRN bafashwe, n'abandi iyo mitwe myinshi twagiye tuyibona yafashwe bakazanwa mu Rwanda. Bamwe barafunze muri za gereza, uretse ko njya nibaza, nanjye njya mbibaza, bamwe kuki bafungwa bazira ibyaha bigendanye n'ibyaha byari ngo bari mu mitwe irwanya ubutegetsi, bamwe bakajya mu magereza, abandi bakajya mu Tobo bagataha. Bitandukanira he? Biriya biba bitandukaniye? Ntago turagisobanukirwa icyo kintu. Ni benshi rero byagiye bigenda bityo, ariko nanone ukibaza, u Rwanda uyu munsi noneho rwafatikanyije na Kongo, haba ku bwa Kabila ndetse n'ejo bundi ku bwa Gisekedi barumvikana. Ari nabyo twumvaga, twagiye twumva ama video n'ama audio n'ibiki byose. Kongo iti nta kintu tutahaye u Rwanda, twakoze ibi n'ibi, tubafatira ibi n'ibi, ariko reka da, ntago babyumva, ahubwo sinzi icyo badushakaho. None birangiye Kongo bavuga bati yongeye gufatikanya na FDLR, bati ibi bitero biri kuba biri kugabwa kuri M23, Kongo yita ko ari M23 RDF cyangwa M23 n'ingabo z'u Rwanda turi bahanganye nazo. Kurwana narwo ruti FDLR twumvamwe umutsi wayo, turi kurwana rwose twumva ko ari umunyarwanda uri kurwana n'undi munyarwanda. Umunyarwanda ngo yakubise undurushye cyangwa ngo yamwitsamuriye iruhande, ngo menya ijwi uko rimeze ko ari ry'umunyarwanda cyangwa umwuka w'umunyarwanda. Nuko ngukorera. None ukibaza, kugeza aho guverinoma cyangwa se igihugu kireka kubana na guverinoma kikajya kwitabaza inyeshyamba kubana nazo ku urwo ruhande, ubwo koko ibyo bintu byaba ari byiza? Twibaze niba ibyo bintu byaba ari byiza ku banyarwanda. Ngaho ibaze noneho rero bibaye ngombwa ko Kongo cyangwa se n'ibindi bihugu biba ngombwa bati natwe nk'uko namwe, nibyo navuga ati ibyo byose umuntu agera ku butegetsi, cyane cyane iyo uri gukoresha umututu w'imbunda mugani, hari ababa bakuri inyuma cyangwa bibaye ngombwa ko bigenda gutyo, urumva ko byaba bimeze gute? Twaba u Rwanda uko byagenda kiranga igisubizo cyose turacyumva. None se urumva ikibazo cyaba kiri kuva he hanini? Ubundi iki kibazo mbabwiza ukuri cyo kuba ibibazo by'abanyarwanda byahagararwa ni ikibazo cyo gufungura umutwe gusa. Umuntu ntawubane ngo yumva ati ni ngiye ukomeye cyangwa bimeze gutya na gutya, ntawe uzankoraho, ntawe uzankuraho, naza tuzarwana. Jya uzirikana ko niba umuntu muri uvuga ngo azaze tuzarwana, cyangwa tuzarwana hehe, mujye tujye tureba kure, tunanarebe, twirebere. Habaho kwirebera ndetse no kurebera abaturage. Twagiye tubona abantu benshi bagiye bavuga bati turarwana, ariko bikarangira intambara bagendanye nayo, ntibazongere kugaruka. Ariko iyo wakereye amahoro atuma uramba, ibintu bikagenda neza. Ubuze koko mubivuga, ni mwebwe mubivuga ati Kongo iri gufatanya na FDLR, ibaye iri kwifasha ikayitera imbaraga, ni nabariye bawo n'izindi mbaraga zindi zose zikagira gute? Urumva aho u Rwanda twaba turi kugira gute? Twaba turi kurushyira. Mu gihe dufite twese twagombye gushakira hamwe igisubizo nk'abanyarwanda bari mu gihugu n'abandi bose, abanyarwanda bose aho bari ku isi hose, kugira ngo ikibazo cyo kugira ngo abanyarwanda duhore dutakaza dupfa tugira gute. Babwiza ukuri, ukurikije ukuntu abanyarwanda bamaze kuba en avance, bamaze kwavansa ku isi hose, ariko mu bwenge ari njya mbona mu Rwanda ukuntu abana bari kumenya ubwenge ariko bakagira imbaraga nkeya. Nagiye mbona abana bakora amarobo, mbona abana bakora imiriro y'amashanyarazi, bakora imbunda, bakora ibinyabiziga, bakora indege, bagira gute. Ukabona ko abana b'abanyarwanda bari gufunguka, bari no gushaka gutekereza kugira ikintu bakora. Ariko se barakorera hehe? Amafaranga bakabahaye ngo abateze imbere abo bana, arabari gucunga Mwizerwa ati we hagiye kanaka, arabari gucunga Mwizerwa mukurikira ibye, arabari gucunga Mwizerwa yagiye kuvugana n'abarwanashyaka hanaha, mucunga abarwanashyaka be
abari kwirukanka kuri kanaka abari kugura intwaro zo kwitegura umwanzi w'igihugu cyangwa kurwana nawe. Njye ari ikintu njya mvuga nti muri rusange mbona amafaranga agura intwaro abapfuye ubusa, ariko ndavuga intwaro zo kurwana ari mwe mu Rwanda nk'abanyagihugu. Isasu rirasha umunyagihugu riba ripfuye ubusa. Hari igihe njya mvuga nti igihugu cy'u Rwanda twakwiriye kuvuga tuti turi netre, natwe tukarindirwa umutekano n'isi yose. Intambara tukavuga tuti twarazirwanye kuva mu myaka n'imyaniko, reka aho bigeze twicare dutuze natwe tunezerwe. Urakabaho ugiye gutabara ibindi bihugu wenda kubera ko wizeraho imbaraga, ariko ntukabeho uhanganye na mugenzi wawe umunyarwanda nk'umunyarwanda muri rusange. Ibi rero ni ibintu biteye ubwoba kandi bibabaje. Ndakubwiza ukuri, ntabwo twagombye kubyishimira, ahubwo twagombye kubigaya twese nk'abanyarwanda, bityo tukavuga tuti tubirangize burundu. Ariko njya mbivuga nti abajya bavuga ngo ubwira wumva nta ruha, ariko ndababwira kubwira FPR ntago yumva kubera ko amatwi yayo sinzi ukuntu imeze. Ariko tukomeze wenda dukore banyarwandakazi. Wenda iyo tuvuga gutya wasanga hari igihe hazava hari umwana mwabo ngabo uzajya uva ariko papa ariko mama ibi ngibi koko mwizerwa ariko kuvuga bimeze bite? Mugiye kudusiga ahantu habi, giye kuturaga ahantu habi koko tuzahore mu ntambara. Neza rero iyo tuvuga ngo intambara tuvuge u Rwanda bavuga ko rwigeze rurangiza intambara. FPR kuva yafata ubutegetsi muri 94 hari umugabo urara mu nzu, amarondo nta hari kuhera icyo gihe kugeza iyi saha. Abantu barara baraye amarondo. Imirimo yagombye hariho amahoro. Rero abasirikare bagombye kuba bari mu bigo byabo bakabisohokamo bagiye mu myitozo. Wenda bari gusaza bakuze wenda bakavuga bati tuzaya tubajyana kwiga ibi n'ibi kugira ngo tubasezera bazajya mu myuga hanze bamenye ibi n'ibi n'urugero, cyangwa se bakora ibikorwa ibi n'ibi. Tuzabagiye kugarura ubutumwa bw'amahoro abanaba nk'abasirikare ufite amahoro iwacu. Ariko ntubona abantu bahorana stress bahagaze gutya. Ari igihe nanabira nkabona uragenda mu mujyi ugahura n'umuntu, ari n'igihe duhora ngiye nkagira ubwoba nkavuga abantu bikoreye ibibando mu mujyi i Kigali atonze ikirongo n'ibibando ku rutugu. Abaturage abanyerondo mu giturage uzumve barirwa bakubita abantu ngo ntibatanze amafaranga y'irondo, ngo ntibatanze amafaranga y'umutekano. Umutekano ngo nabo banyerondo. Ngaho mbwire guhera imyaka 30 FPR iri ku butegetsi nta munyarwanda usinzira. Ubwo so waratsinze intambara cyangwa ubukiri mu bibazo bikomeye. Ngaho mbwire iyo ntambara iyo myaka yose yonyine two kureba izayiranjirije. Turebe urwo rugamba abaturage bari kurwana kugeza iyi saha. Ndumva igisubizo aha ngaha tukiha. Reka rero twiganire ku musozo. Ndumva ibyo twaganiragaho hanini ari ibyo ngibyo. Nagira ngo mbabwire ntimukomere, ariko mbabwire banyarwandakazi mwantuka mwagira gute mwavuga ngo ni intera hamwe cyandi igipinga ni igiki. Mbabwiza ukuri niba intera hamwe zisa nanjye ubwo muzagenda muzajye mugenda mubisobanurira abantu mu ntange h'urugero bati dore intera hamwe ngiriya, namushaka kuya umenye intera hamwe dore ngiriya. Yo mugenda mumfate mukore like nyinshi, ndetse mujye mukora share nyinshi ibiganiro byanjye ku bantu nyarwanda, mubigishe mushingiye kuri nge niba uko mubivuga ariko biri. Nuko nguko ibintu bimeze. Ariko mbabwire ngo icyo wakwita umunyarwanda icyo ari cyo cyose, icyo ari cyo nicyo azaba cyo. Apfa ko bari guharanira amahoro gusa, kandi amahoro ari guharanira niyo azawe nezagerwaho. Total bitinde bitebuke bizajya mu byanga bikunda. Warwanya amahoro, warwanya abaharanira amahoro, igihe kizagera amahoro aganze kandi arambe mu banyarwanda. Ibi bintu biteye agahinda, birababaje. Ndakubwiza ukuri wongera uti birababaje. FPR ati nta bwigenge twabonye kubera ko byari bimeze gutya na gutya. Nuba abanyarwanda ibibazo byinshi mu byo muvuga muti byari bimeze gutya nabyo abanyarwanda babiri mw'ubu ngubu, sibyo? Ati batekerwaga n'aba gutya na gutya. Nubu hari abavuga bati hari abajyanama banaba, ndetse munajya no mu nama zo kugira ngo muzana bahereza bimukira baje bahunze muri Afurika bakajya Burayi kubashakira ubuzima. Babarangiza bati mudukiza babene wanyu mukemera.
kandi muzi ko iwanyu uri gukinga bangahe. Urebe ibibazo abanyarwanda bikoreye, kugeza aho umunyarwanda azavuga ikibazo n'akababaro ke k'inzara afite, abayobozi ngo mwe bakabatoteza kuriya ngo mwavuganye n'itangazamakuru, kandi berekwe umuntu yitwa n'inzara ngo yahawe ngo inzu ngo irimo ngo ntuza ngo inzu y'amatafari ahiye, aba amaryama hasi kuri sima atagira n'icyo aryamaho. Ibi bintu birababaje, birababaje kandi biteye agahinda bakunzi bacu, kandi banyarwandakazi birababaje. Twongere tuvuge tuti birababaje kandi biteye agahinda. Ndumva rero tubyemere, ejo wari umunsi w'ubwigenge koko, ibihugu byarigenze, tujye tubyemera. Waba warabikoze byose, niba wenda byarabayeho ubwigenge, abakoroni bagasigara badukoresha arabwenge, sibyo? Ibyo tuzabyemere nka arabucucu byacu, sibyo se? Niba basigara badukontora badukoresha uko bashaka, tugahora dukennye tubategeye amaboko, twifuza ko tutazi no kwikorera na paracetamol, tutazi no kwikora n'ikiyiko, ugazategereza ngo uzarisha ikiyiko turi gukuye mu Bushinwa. Siko birutwa nawe wabwira abantu ati dufite ibiti, tujye turisha uduti nk'Abashinwa, ariko kuki Abashinwa barisha ibiti kandi hava ibiyiko? Ibi ntabwo nawe wagombye ahubwo kuvuga tuti noneho dukereye iyi ngibi. Ugafata abasangwa butaka babumbaga inkono ukabirukana, ngo uzagura amasafuriya yaturutse mu Bushinwa, yaturutse muri Amerika, yaturutse i Burayi. Warangiza abazanye amateka guhera kera mu byungu byabo twatekeragamo, bitanagira n'ingaruka, bitagira n'umugese, wabona atangiye gutwika za nkono ze, ngo uri kugira gute? Ngo ari guteza imyotsi aho ngaho mu byumve. Umuntu yahinga umuceri ngo shyira hariya, ukamugenera ayo ushaka, kiro 200 ukazagaruka ukimugurisha 1000. Twarigenze kubera ko abazungu batakiyobora ibihugu byacu, ariko twasigaye muki ngaho. Ibisigaye ni ibyanyu rero. Reka mbabwire ngo ikiganiro nakagaruka ni Mwizerwa Silva, Kigali mu Rwanda, Perezida PS Mbera kuri mwaganiraga. Komeze dusenge kandi dusenge dukora, twambaza Imana tuvuga tuti Mana dufashe, kandi ibintu tuzabigereho mu mahoro, mu bwumvikane, tuzabigereho no mu bwubahane. Nuko rero mukomere kandi mugubwe neza, turabakunda kandi byange bikunde tuzatsinda, kandi Imana iri kumwe natwe. Kiza nuko twatsinda abanyarwanda twese, ari abatwifuriza nabi, ari abatugira nabi, ari abatifuza ko byagenda neza, abo bose ibihe bikazatubera byiza ku buryo twese tuzibona mu bihe byiza, mu bihe bizaza, sibyo? Noneho tukaya tubabwira tuti dore wabibonye FP, wabonye imikorere, wabonye uko abana bakora, wabonye ukuntu wari warisha ibintu, nayo ikajya ivuga iti sha twari twarabyishe koko rwose muri abantu b'abagabo, iri kubireba. Yaba koko itishimira ko abantu babaho neza, icyo ngicyo kikazaba aricyo kiyitera kikazaba aricyo kiyirwaza umutwe, kuko abantu babayeho neza n'ibitarabishakaga. Ariko ntekereza ko igihe kigeze nayo ibireba ikabona ko igihugu cyatengamaye kurusha uko yo iri kubitekereza ubu. Ntekereza ko nayo hari ko yabibona. Nuko rero ikiganiro nakagaruka rero, mukomere cyane, mukomeze mukore subscribe, like ndetse na share, kandi tubabwiye tuti turabakunda. Ciao.